yitwa Apotre David Kubwimana, akaba yaturutse mu itorero bita Christian Family Church mu rwego yaje mu kwimika umudamu bita Pasteur Delphine Mukarukundo wo mu itorero bita Pentecote Blessing Church hano Kagugu. Ngira ngo rero bidatinze n'abareka mugakurikirana iyi mihango yose mukareba uburyo bagiye guha umupasiteri Mukarukundo Delphine inkoni y'ubushumba, nawe akaba apotere. Ariko ngira ngo mbabwire ko atari wenyine ugiye guhabwa inshingano nshyashya, ahubwo hari n'abandi bagenzi be, harimo abagiye guhabwa inshingano y'ubupasiteri ndetse n'iy'ubudiyakoni muri iri torero rya Pentecote Blessing Church hano Kagugu. Ngira ngo rero uyu munsi wa none ni ibirori bidasanzwe muri iri torero, namwe nk'uko muri kubibona babukereye baje bambaye neza. Ngira ngo rero bidatinze reka mbareke mubikurikirane byose uko byakabaye. Ngira ngo mbibutse ngo iyi ni Isumbwe TV, mukoreshe mukore subscribe, mukore like ndetse mutere comment uburyo muri kubona iri teraniro uburyo riri kugenda, cyangwa se n'ibyo mwishimiyemo. Ngira ngo mbabwire ngo nanjye uri kubabwiriye inkuru nitwa Iyaremye Bernard. Reka dukomeze dukurikirane uburyo uyu muhango wose uri kugenda uko wakabaye. Reka musabe agiye kurambura ikiganza cye cy'ibumoso kuri Bibiliya, ikiganza cy'iburyo akizamure nk'umuhamya. Ikindi wenda namubajije niba yemera ko umugore we akora izi nshingano, ariko arabyemera. Haleluya, nimumukomere amashyi kuba abyemera. Ahubwo afite n'izina ryiza, yitwa Emmanuel. Imana iri kumwe nabo muri umuhanda. Rero ngiye kurahiza uyu mushiki wacu Mukarukundo Delphine, Mukarukundo Delphine, agiye kurahirira imbere yanyu. Ngiye gusoma indahiro, nawe arayisubiramo. Njyewe Mukarukundo Delphine, uri imbere y'Imana ishobora byose, mpagaze imbere y'abayobozi b'itorero ry'Imana n'iteraniro ry'abahamya benshi, ndahiye rwose ko nzatunganya imirimo ashinzwe, nzaharanira iteka icyateza umurimo w'Imana imbere, nzitanga mu gukorera Imana mu kubaho kwanjye kose, sinzatera gusuka ku murimo w'Imana no mu itorero ryayo ryera. Nzahemukira itorero ry'Imana, aho nzatumwa n'Imana hose nzajyayo, sinkorera ibihembo by'isi. Nzihanganira iteka ibingerageza byose, mu byiza no mu bibi, mu ndwara no mu rupfu. Nyemeje iteka ryo kunamba mu murimo w'Imana uko byamera kose. mu izina ry'Imana Data ishobora byose yampamagaye, uyu mwanya ngusutseho aya mavuta yo kuba intumwa. Uwiteka Imana ishobora byose yaguhamagaye, ikurinde, ikuyobore, kuzuza ubwenge n'ubuhanga ndetse n'ubwishurirwe, kandi ikomeze guha umugisha kugira ngo ubere amahanga yose umugisha, ubere u Rwanda umugisha, ubere Afurika umugisha, kandi amahanga yose uko yasabira umugisha ajya awugira. Abo usabiye amahoro bayagire, abo usabiye ibyiza babihabwe. Imana ishobora byose ikurinde kandi ikuyobore muri byose. Umwuka wera w'Imana akuzeho cyane, akuzeho cyane. Haleluya.
kuko uyu mwanya wimitswe kuba intumwa mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Mana, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, uyu mwana wawe arambitsweho ibiganza, uyu mwanya turamusengeye, uzamuyobore nk'uko ayoboye intumwa Pawulo, uzabane nawe nk'uko abanye na ba Petero, uzamushoboze muri byose. Uwiteka azakubashisha gukora iby'ubutwari, uzabe intumwa idasanzwe, umugore w'imbaraga, wuzuye guhishurirwa, wagutse, ureba kure, ufite inzozi ngari cyane. Ndagusengeye mu izina ry'Imana yakurinze, yakuremye, yagushize muri iyi si, kuva uyu munsi uhinduke umugisha, uhinduke umugisha, ubere umuryango wawe umugisha, uheshe isi yose umugisha, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Urakoze Mwami kumugirira neza, bisabye mu izina rya Yesu. Neza kubera afite inkoni y'Imana yahawe n'Imana. Ubusanzwe byose bizagufasha umutware we yamufasha icyemezo cy'uko abaye intumwa. Reka musabe, ega ni byiza bimeze tugiye kuhinambika ugomba kuragiza ubwoko bw'Imana. Ni ijambo ry'Imana agomba kubwira ubwoko bw'Imana, kandi Imana izagufashe muri byose. Nateri murakoze cyane. Turishimye Simeon gusa amavuta y'Imana, ikimenyetso cyerekana yuko Uwiteka agutoranyije. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana yo mu ijuru izagukomeze, Imana yo mu ijuru izakwagure, Imana yo mu ijuru izaguteza intambwe, izaguha imbaraga zo kunamba ku murimo wayo. Amen. Imbaraga z'Imana zizakomeza kuri wowe, imbaraga z'Imana zizakorane nawe.
Akurikizaho ugiye kwiruka ku bwarimu, akurikizaho umuvugabutumwa, abantu bo guhamya Kristo ubuyobozi ibihe byabo byose ko bagomba gukorera Imana. Ibyo ni byo uzabakomeze kandi bo kwawe abantu bose bazingira bakirwe n'abana b'Imana bakorera Imana. Sabira amahoro bose bazayagira mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. ngira ngo rero nk'uko muri kubibona Apotre yahesheje umugisha undi Apotre, ariko uru rugo narwo uyu munsi wa none rufite ibyishimo bidasanzwe kuko ari umugore yabaye Apotre, umugabo nawe yahawe ubupasiteri. Murumva ko uyu muryango uyu munsi ufite umugisha mwinshi cyane. ngira ngo rero mbabwire ngo iyi nkuru irakomeza, ikindi gice cyayo nacyo kiraza kuza mu nkuru ikurikirana. mukomeze kubana natwe. Ciao ciao, mugire ibihe byiza.